Mu gihe ufite ibirayi mu rugo reka mwereke ko ushobora gutegura ibi birayi bimeze gutya birimo cheese bimeze neza kandi biryoshye wibereye mu rugo. Si ngombwa yuko buri gihe uko ufite ibirayi ubiteka mu buryo bumwe, kandi haba hari uburyo bwinshi ushobora gutekamo ibiryo byawe. So welcome to my YouTube channel. Uyu munsi tugiye guteka ibirayi. Niba utarakora subscribe, please kora subscribe kugira ngo tujye tubana muri video zacu zitandukanye tuzajya tugenda dukora. Tangira ufata ibirayi byawe, ntabwo ari ngombwa gukoresha ibirayi byinshi. Nakoresheje ibirayi 3 ndetse nari mfite na karoti nazo nazikase ndishyiramo kuko nibyo bintu nari mfite. Uba ugomba gukoresha ibyo ufite muri ako kanya, ukavuga ati reka mbiteke bitandukanye, reka mbiteke gutya. That's why ndi hano. Ibi bintu ni ibintu umuntu wese yakora, ariko kugira igitekerezo cyo kubikora cyangwa iki. That's why navuze ati reka mfungure channel and then nzajya posting ama recipes agiye atandukanye, ibyo nzi gukora ndagenda mbibereka, even nibyo ndi gushaka gutryinga nzajya ngenda mbibereka. So you are free, ujye muri comment unyandikire uko wabonye video, unyandikire n'ikindi kintu wumva ufite amatsiko cyangwa ushaka kugerageza, byose nzajya mbikora. Kandi nkomeza kubasaba abantu batakora subscribe, please mukore subscribe kuko muri iyi minsi iri imbere ngiye kubahereza content z'uburyo noneho wajya wikorera ikintu mu rugo, uburyo ushobora kubika inyanya umwaka, uburyo ushobora ibintu nk'ibyo ngibyo. Nibyo ngiye kuzajya mbakorera kuko nzi ko hari abantu benshi bikora ugasanga nta frigo ufite, ugasanga nyine kubika ibintu byawe birakugora. Nuko ngo ibirayi byamaze kubihata rero no kubikata na karoti, uhita ubishyira kuri baking tray yawe cyangwa icyo ukoresha baking. Njye nakoresha ku gasahani, shyiramo beef masala ko twari gukoresha inyama, shyiramo na black pepper. Ushobora gushyiramo n'izindi spices like paprika n'ibindi nyine uba ufite, ariko njyewe paprika yari yashize. And then nkoresha ibyo mfite, ntabwo ari ngombwa ngo wigore. Ntabwo rwose ari ngombwa ngo wigore ngo uzajya ukoresha ibintu ufite biri kubona. Gusa impamvu mba nakoze ibi bintu ni ukugira hari n'umuntu uba ufite wenda nk'icyo kirayi mu rugo n'izo nyama n'iyo cheese, ariko akavuga ati se iyi fromage noneho ndayirya gute, iyi fromage ndayimaze iki. Like for me iriya fromage nakoresheje nari maze iminsi mbona iyi fromage noneho ejo nayiriye gutya. Ubu ngubu reka ngerageze mu birayi, ndavuga ati reka ngerageze iyi dish and then numva biturning out, kandi ibi biryo biba biryoshye. Rero umaze gushyiramo amavuta makeya ukabivanga neza, ugashyiramo n'akunyu, uhita ubishyira mu ifuru yawe ukabekinga for like iminota 30. Iminota 30 kuri at high heat nyine nko kuri degree 150. Hanyuma ugategereza ko ibirayi byawe bimera. Mu gihe rero dushyizemo ibirayi mu ifuru tukaba tugiye gutegura inyama. Inyama zo n'imibazi impamvu zifite amavuta, izi viandasi naraziguze ariko zari zifite amavuta yazo menshi, nta n'amavuta nigeze nshyiramo, ariko reba amavuta zonyine ubwazo zari zifite. Urumva nazitetse ijoro ryashize ndongera naho zishyushye usanga zifite amavuta menshi koko, yari menshi koko pe. Inyama zawe rero ushyiramo udutunguru, pavuro ndetse ugashyiramo n'inyanya, ugateka nka kuriya nyine uteka isosi nyine y'inyama ziseye bisanzwe, ukavanga nyine gutyo. Nkomeza gusaba abantu bose muri hano, please mukore subscribe please. Murabona ntayikwiriye murabona ntakwiriye subscribe. Nashyiramo rero tomato paste, narangiza nkabivanga neza. Warangiza ugashyiramo na soya sauce ushaka kwishyiramo ibirayi cyangwa ukayishyiramo izi nyama, ariko mimi nabisigaye muri izi nyama. Ndabivanga neza, shyiramo utuzi duke nyine kuri buteke isosi bisanzwe. Akunyu aho ngaho hafi wagashyizemo, iyo ushatse ushyiramo za spices bakoresheje, ugashyiramo beef masala, curry powder, ibintu nk'ibyo ngibyo byose nyine by'ibirungo twawe, ukabanza ugashyiramo uturungo twawe bitewe n'agateste ushaka, cyangwa ushaka ko ibiryo byawe biraza kuza kuba bimeze. Bya birayi nyuma y'iminota 30 nabikuye mu ifuru, cyari gikurikiyeho nari ngiye gushyiramo za nyama twakaranze. Ugashyiramo inyama nazo ukabivanga nyine neza n'ibirayi bigahura.
wamara gushyiramo ibirayi ugacanga nyine. Iyi dish iraryoha, sinzi ukuntu nabibabwira, ibiryo biraryoha. Niba uri umuntu utarabigerageza, please uzabigerageze mu rugo. Numva ufite cheese, ufite n'ibirayi, n'ibintu ngibi bisanzwe rwose. Ushaka kubatereka noneho mu rugo mahindurire. Uyu munsi turye ibirayi bimeze gutya n'inyama ndetse na fromage. Maze kubivanga neza rero cyari gikurikiyeho nari nasizeho ya cheese nari nayirapye, and then ngenda nyishyiraho hejuru. Ushyiraho nyine fromage niba ukunda ibintu byinshi cyangwa gakeya, ushyiraho nyine ku buryo fromage ije kwiyengeramo, and then ukabona nyine birakururuka bimeze bon. Nguko rero ibyo byanjye hano byasaga, byari bimeze neza kandi byari biryoshye. Ngo biryoshye. So nese nongera bisiza mu ifuru, nongera baking for like 20 minutes, and then hano byari bihiye, ibyo byanjye byaje bisa neza, biryoshye, byahumuraga neza kandi nyine see the food. Ibiryo byari bimeze neza, byari biryoshye kandi pe sinzi ko nabibabwira. Woza bigerageze mu rugo, muri kubona ko cheese yari yameltingiyemo kandi imeze neza. So niba utarakora subscribe rero subscribe kugira ngo ujye ubana nange, sibyo? Nese mifatisha avoka and then isona kama mayonnaise, byari biryoshye cyane. Thank you for watching, bye.